Yaragagiye kugusuhuza aho uri hose, ahangurije ibihe byiza. Kano kanya ka none rero ubu nkaba ngiye kukwereka uburyo ushobora kubona indi interineti y'ubuntu. HA5+ irimo gukomeza kwanga, ariko uyu munsi nakuzaniye interineti y'ubuntu. Uri hose wabasha kuyikoresha, gusa icyo turi bwifashishe ni iki? Turabanza twifashishe icyo bita Play Store rero dore ngiyi, nimba hari utayizi. Play Store dore ngiyi iri nyishize mu kazu gatukura, uraza uyikandeho, ubundi nkwereke indi interineti y'ubuntu ushobora gukoresha. Nayo imeze nka HA5+, ariko aho bitandukaniye ni uko yo nta gihe batanga, nta gihe badingaho. Wowe uraza wandikemo REZ 5 byonyine, wandike gutya, ibyo kongeraho ngo plus oya utabyandikamo. Wowe nurangiza kwandikamo, uraza ukande hano kuri search, hano kano kantu kameze nk'indorerwamo ko hasi mu nguni yo hasi, kuri aka kamenyetso ko mu nguni kerekana keyboard, nurangiza ukirikeho. Numara gukirikaho REZ 5 VPN, dore ngiyi barayizi, dore ni gutya isa gutya, ngira ngo uri kuyireba. Wowe rero ikintu uzaza ukande kuri iri jambo riri mu ibara ryenda gusa nk'icyatsi, iri ntunzeho ini. Nurangiza rero nurangiza kubibona gutya, uzace hano hasi, ugende ureba ano mafoto baba barashyizeho ibiyigize, uzareba ko nyine imeze nka HA5+. urabona ko bimeze kimwe, nta naho bitandukaniye, ahubwo akantu karimo aho bitandukaniye nta gihe igira cyo kongera, ndetse na poti ziratandukanye, na sava ziratandukanye, ariko urabona ko forume yayo ni kimwe n'iya HA5. Icyo rero uzakomeza ureba amafoto, uburyo sava zirimo. Urabona sava United States 2, United States 3, Netherlands, Germany, Singapore, United Kingdom, Canada, Brazil, France. Ikindi uzaza urebe hano icyo bita settings ziri build ziyigize. Hano ni igihe hano hantu nzahabasobanurira ubutaha, nibagezaho nzabereka uburyo uru ruhande rukoreshwa mu buryo bwiza. Twisubire inyuma rero, turebe icyo bita REZ 5 VPN. REZ 5 VPN, icya mbere ni uko muri Play Store utazandikamo REZ 5 VPN, mutagira ngo ni REZ nyine y'ubunebwe, ni REZ ariyo REZ, usibye ko bayigeze ntoya, ni y'ikigo cyitwa Tekoragoni. Wowe ikintu uzaza ugakanda ni iri jambo yitwa install, ngira ngo uri kurireba. Uzaza urikandaho, numara kurikandaho tuzategereza
dutegereze paka ibaye installed. Ariko icyo nshatse kukubwira nuko mba ngomba kukuzanira ikintu gifite ubuziranenge, kimwe nyine ushobora nawe gukoresha nikikuzanira ingaruka. Nanjye nkora ibishoboka byose kugira ngo mbone ikintu murabona rero ko ibaye installed. Tugiye gukanda open nyine bishe kuba twayinjira. Hari igihe bashobora kutakuzanira kuriya nyine bakakuzanira ijambo hahandi ryanditse open. Icyo uzagukanda nta kindi, uraza kanda kando ikintu bari bukuzanire akapa kameze gutya cyangwa se page imeze gutya, join us on Telegram. Icyo uri buze gukanda ni kuri iri jambo rya Later, iri ngiri ngira ngo urimo kurireba ririho aga fresh, uraza ukandeho. Murabona ko iyi page isa nk'iya HA5 Plus, murabona neza ni kimwe. Murabona neza wowe niba rwarira jambo ryanditseho updating nyine iyi application Resident 5, uraza uhite wemeza kuri update nyine. Urabona ko bimeze kimwe na HA5 Plus, ntaho bitandukaniye, usibye nyine muraza kubibona neza. Ikintu uri buze dore hano, icyo uri buze kubanza kujyamo kuri select server, uraza uyinjire, nurangiza ukandeho. Ikintu turi buze kwemezamo nta kindi, turaza twemezemo server yacu ya United States 2. Uraza wemeze ku ya 2 ngiyi. Iyi ngiyi ngira ngo urimo kuyireba, United States 2 ya 2. Nurangiza uze uyemeze. Ikindi kiri bukurikire, uraza urebe select port cyangwa se pressure yacu cyangwa se umuvuduko wacu. Murabona ko biri buze gutandukana, uraza uhakirike. Urabona ko port ya yindi HA5 Plus yaduhaga port nyinshi, ariko turaza twemeze ya yindi kubera ko ariyo mu Rwanda dukunda gukoresha ya 80. Hanze bakoresha cyane ziriya. Ikindi kiraba gisigaye nta kindi, harabasigaye kuri iyi pariti yo hasi, kuri connection mode cyangwa se custom setup. Kuri custom setup kugira ngo tuhinjire hano hasi muri DNS or net zose zirimo hano ahangaha zirimo zose. Noneho kugira ngo tuzigereho tuzabanza dukande dufungure custom setup nk'uko bisanzwe gutya. Aka kantu uraza ugakandeho kano kabuto ugafungure. Icyambere bazahakwereka icyitwa direct connection cyangwa se internet.
ni uburyo ukoresha interinete byihuse cyangwa se uwo mwanya, uburyo ukoresha interinete uwo mwanya. Aha ni hahandi ugera kuri wifi ukaba wayikoresha. Uzaza rero ukande hano, uzaza ukande hano, uzaza ukande hano. Nurangiza kwakanda uzabona rya jambo ryacu rya direct connection, custom payload ariyo direct mode, custom payload ariyo HTTP mode. Ngira ngo uyu mwarimu musanzwe muyizi kuri HA5 Plus. Ikindi tukaza tukareba icyo bita custom SNI, SSL, TLS mode. Ikindi tukaza tukareba icyo bita custom DNS, slow DNS. Ikindi tukaza tukareba icyo bita imported configuration ya REST file. Murabizi ko hano kuri imported configuration kuri HA5 Plus habaga hariho akadomo HA file, akadomo HAT file ariyo hat file nyine, ariko hano urabona ko handitse REST file. Cyo tuzaza tukareba, tuzaza dukande ku cyo bita custom DNS. Hano ngira ngo twareba tuzaza dukandeho. Niturangiza tuzaza hano hejuru tuzandikamo imibare yacu 8 kadomo 8 kadomo 8 kadomo 8. Iyi mibare niyo uzaza wandikeho. Kano kantu ko hasi ntabwo uzakavivura kuri V2 mode. Wowe ikintu uzakora nta kindi, uzatufungure data zacu. Urabona ko ngiye nafunguriye ku murongo uriho megabyte wa bwaro, uburyo bwo kwifasha kugira ngo mbere ku buryo bayinstallinga. Kwimukira ku murongo wa kabiri utariho megabyte tuwemezeho kugira ngo turebe ko internet yacu nyine ikora byimbitse. Turategereza igiye ku murongo, igiye ku murongo hano hejuru kuri simukadi. Murabona ko izo simukadi nyine urabona ko zigiye ku murongo, ariko hejuru ntabwo zirajyaho. Nemeje ku murongo wa kabiri kuko ari wo udafite megabyte, kuko riya nashizeho megabyte zo kuba nayinstallinga ayibere kuko imeze. Tuzaza dusubire inyuma, turangiza urabona ko umurongo wacu ufunguye, urafunguye hejuru. Tuzaza kandi hano kuri start ngira ngo muri kuyibona. Turangiza tugira gutya kandi start, bazakuzanira icyapa cyanditseho, kubera ko uba wayishyizemo ari nshyashya, bazaguha ijambo ryanditseho ngo connection request. REZ Tano wants to set up a VPN connection that allows it to monitor network traffic, only accept if you trust the source. Murabona runo rufunguzo ubundi appears at the top of your screen when VPN is active. No kuvuga ngo ikintu muzakora
hari ahantu uca ukinjira ukajya kwemeza VPN ko iyi interinete izajya iyakira. Uraza ukande hano, urufunguzo ngo ruzagaragara hejuru kugira ngo muri kurureba, iyo rutagaragaye ntabwo biri gukora. Uzaza kandi kuri OK. Murabona ko interinete yacu irimo gukunda. Dore hano shizeho akazu, hano shize akazu uri kuhareba, urabona ko iri gukunda. Ikindi muri kubona ko megabyte rwose zirimo kwibara. Ikindi uraza urebe hano hejuru ku rufunguzo. Uru rufunguzo muri kurureba hejuru rwagaragaye neza cyane rwose. Gutyo uko mbikweretse, wowe uzemezamo ijambo rya server yanditseho custom DNS slow DNS. Ubundi nurangiza uze kandi kuri hano nta kindi aho bitandukaniye n'iriya ya H5 Plus, nuko iyi ngiyi yo ifite time ibara hejuru, ariko zo ntago ziba zivuze ngo uragarukira kuri izi nezi, ariko yo ibirimo kubara. Urabona ko yabaye connected. Okay, reka twandikire uyu muntu umubwira cya ko message igenda kuri WhatsApp. Urabona ko iyi interinete igenda. Urabona ko interinete igenda. Static nyine mwazibonye. Ngira ngo muri kureba ko nyine byaciyemo. Uyu nguyu umaze kumwandikira. Iyi interinete rwose irakora nta kibazo. Nimba ufite imbogamizi yo kuba wagura kano kanya megabyte, wowe yinstoringe ubundi uyishyiremo, ukore ubwo buryo mubwiye, irakora rwose nta kibazo. Murabona ko izi ari SMS zisha kano kanya, izi ngizi nta kibazo rwose irakora tu. Gusa keretse nimba udashaka kuyikoresha, naho rwose irakora nta kibazo. Ndagushishikariza rero gukanda subscribe nimba uri musha kuri iyi channel yacu ya Eutech Studio. Rwose nugenda ukanda subscribe, like na share birakenewe. Ndetse nimba hari icyifuzo cyangwa igitekerezo ushaka kutugezaho, watwandikira muri comment, cyangwa se icyo ushaka ko twagushyiriraho cyangwa se twaguha, twagukemurira, twabikora rwose, keretse icyo tudashoboye, icyo kidakunda. Kandi ndabakunda cyane. Nishema Eugene nk'ibisanzwe.